Kinyarwanda cyanjye umunsi kirananiwe. Kirananiwe. But before I start this series, I didn't realize how challenging it will be, especially speaking Kinyarwanda with an accent. But then there's reading Kinyarwanda with an accent and it not being everyday common words. So please bear with me, and as always anyway, if I don't know the word, I will kind of make it known that I don't know the word. And if you guys know the words or what it means, please share below. Let us all learn together. Let's start with episode number 2. Imigani y'Ikinyarwanda. Igisiga cy'urwara rurerure cy'imena inda. Igisiga cy'urwara rurerure cy'imena inda. Igisiga cy'urwara. Urwara ni inzara yawe ishobora guturuka inda. Igisiga cy'urwara rurerure, igisiga indende. Urwara ndende bishobora gutoboka inda yawe. Bishaka kuvuga ko urwara ndende ntabwo mbizi. Mu Cyongereza baranditse, he who sows the wind shall reap the whirlwind. Na commentaire fite. Okay, next. Ihenge ibyara urubura. Ihenge irabyara urubura. Kubera ko nakoze ihenge, icyo ihenge ishaka kuvuga, ntabwo nzi gute kubisobanura. Ihenge ibyara urubura, ikintu ibyara ikintu yabuze. Turebe mu Cyongereza. Never put off until tomorrow what can be done today. Ikintu ushobora gukora uyu munsi ntukire ejo. Kubera ko ejo ntabwo uzi gute bizamera. Bishobora kuba ko ejo nta gihe ufite, hari ikindi kintu bishobora kuza. Ntukore ikintu ushobora gukora uyu munsi ejo. Ego, gutya. Icumi ritashye riruta ijana riragurwa. Icumi ritashye riruta ijana riragurwa. Ntukire mu mutuzo. Zaguhereza ijana, ijana ziraza. Donc niza bla bla bla. Icumi iri hano nonaha iruta y'ijana ari kukubwira. Ni amagambo gusa. Nibyo nshaka kuvuga. Ni amagambo. Hari igihe abantu bashobora gutera amagambo. Nabizi ndagomba kuhereza ijana, mfite 10 nonaha, ejo bundi ijana ndakuihereza, ijana zakuipeya, bla 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 bla, niza bla 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 bla. Ni amagambo gusa. Donc ushaka kukubwira ubyenge kuifata 10 ufite nonaha, kubera ko ijana ya bla 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 bishobora kuba ejo bundi ijana ihari. Mu Cyongereza baranditse, a bird in hand is worth 2 in the bush. Yego, nibyo. A bird in hand is worth 2 in the bush. Bishobora kuvuga ko inyoni ufite mu muganza yawe iruta abanyoni abiri mu mushyamba. Yego. Inkoni y'umukene ayigegena ayigeraho. Inkoni y'umukene ayigegera ayigenderaho. Bishobora kuvuga ko umukene afite inkoni, yego akoresha ubushobozi afite kwideplasa, kwiavansa, gukora ibintu bye. Mu Cyongereza bavuze ko don't stretch your dreams beyond your means. Yego. Ukora amapoye, ubiya amapoye, yego. Bishobora kuvuga ko ugomba gufata amapoye ku mushobozi yawe. Okay. Imigani ya gatanu. Inshuti uyibona mu byago.
inshuti uyibona mu byago. Inshuti uyibona mu byago bishaka kuvuga ko hari igihe ufite za problem, niyo uzabona inshuti yawe. Yego, niyo uzabona inshuti yawe, uzabona inshuti amashuti ufite yawe. Nibyo bishaka kuvuga. I'm not 100% sure with that one. I don't like the explanation that I just gave. That's what it is. Kubera ko hari igihe kaho rimeze neza abantu bose bari mu inshuti zawe. Meka hari igihe ntabwo umeze neza, niyo ubona ninde inshuti yawe iri. Nshatse inshuti zirananiye, nizo najyaga niringira, ntibiteye kabiri tutaranduranya. Ngiri inshuti ifite icyo nziha, iyo nkibuze sinzibone, ubushuti nk'ubwo bushingiye kuki? Iyo ninjiye mu kabari, mbona benshi baza bandamutsa, nyamara nataha nkabura umerekeza. Mu Cyongereza bavuze ko a friend in need is a friend indeed. Biragenda nibyo bavuze ni Kinyarwanda. Donc thank you very much for tuning in today, and as you can see, it's getting harder and harder. Like I was saying, this is a bit more challenging than I actually thought. Yes, I knew it would be challenging, but not as challenging as it's coming out to be. But as always with challenges, you just overcome and you conquer them. So as always, have a wonderful and blessed day. Don't forget to subscribe, like and share, and I will see you in my next video. Ciao.